Bese bwoko bw'Imana mwongeye kwirirwa, reka dushime Imana, nshimire korari umuryango w'Imana. Amahirwe dufite nuko tumufite, ndetse baduhaye hari ijambo ryiza ry'ihumure, bati muhumure ibibazo dufite hari igihe bizashira. Cyo uko nukuri, ko nukuri nta ruba ngo ntirushire. Ibibazo dufite hari igihe bizashira. Ejo twari twarebeye hamwe kijyanye n'uburyo mu muryango wacu tugomba kurera abana, ndetse tujya ku mwana usa nk'aho agoye, umwana w'inkubaganyi. Tubona ko ubwo bukubaganyi bwe umuntu ashobora kubuhindura, ukabuhindura agahinduka umuntu muzima. Iyo ufatiye ku bukubaganyi umwana afite, ushobora kubumwubakiramo agahinduka undi muntu. Abahanga bemeza ko burya abaganga abangaba babaga muganga ubaga, murabazi mujye mubabona. Nk'umuntu ukagenda urwaye akaguru, akareba agasanga akaguru kafashwe na kanseri, agafata icyemezo ati tugomba kugaca. Muzi ko bagaca n'urukero, bakazana ponseze akaguru kagasigara. Urya muntu burya n'umwicanyi wahinduye sansi, n'umwicanyi wafashe bwa bwicanyi bwe abuhinduramo gukiza. Abahanga bemeza ko abantu bafite customer care, abangaba ubona baba bakora kuri za reception cyangwa se bakora ahandi hirya no hino, ubona bakira abantu neza. Ndavuga ibyo abahanga bavuze, ntabwo ari biturutse, ntabwo ari jyewe. Bemeza ko urya muntu yashoboraga kuba indaya, ariko uburaya bwe burahinduka, buhindukamo ikintu cyiza. Bemeza kandi ko uyu mwana w'inkubaganyi yari inkubaganyi, none wamuhinduyemo umuntu w'umunyamuziki mwiza. Umuntu uririmba hano, aba banyamuziki aha ngaha, abakoriste benshi, nta muntu utari inkubaganyi ushobora kujya kuri kiriya cyuma ngo gicurange. Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Kuko kugira ngo abashe no gutinyuka gufata inota rimwe aryongereho irindi aribyaze injyana, nuko hari ibintu aba yagiye agakorogoshora hariya. Aba bayungurura aya majwi akatugeraho neza, ni inkubaganyi zahinduwemo abandi bantu beza. Turi inkubaganyi zahinduwemo abandi bantu. Niyo mpamvu ejo twashoje tuvuga ngo umwana ukubagana ni umwana nk'abandi, ariko agomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Uyu munsi twashatse kureba abana twakira mu miryango. Turarebera hamwe abana twakira mu miryango. Reka dusenge. Uwiteka, turagushimye cyane, tugushimiye ko waduhinduye ukatugira abana bawe. Utwemere kuza aha ngaha kugira ngo tubashe kwicara twige ibyatugirira akamaro. Data, ngwino tubere umusobanuzi wabyo, tubere nyambere, duhe inzira dukwiriye kunyuramo. Twebwe dushaka kurera abana bacu, ariko turi abantu, turi abanyabyaha, ntabwo dushobora kubaha uretse ibyaha byacu. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo wowe ufite ubutungane ubazanire ubuntu bwawe, ubagira abana bawe, uduhe kuba batambye ibingo zacu, bikwa cy'ubuntu mu izina rya Yesu. Bavandimwe, twabonye ko umwana akizwa n'umubyeyi we, kuko umubyeyi ni umutambyi w'urugo rwe.
uyu munsi tugiye kureba umwana utabyaye ariko ukaba umufite mu rugo rwawe. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nyina wundi ntabamondera ntabandi, nyina wundi ntabanyoko, ariko n'umwana wundi ntabake, nawe ntaba umwana, niwe ubishya inkonda, niwe umwana wundi nawe aba afite byinshi bye avugwaho. Aha rero turareba ku mwana wundi, ntabwo turareba kuri nyina wundi. Nagize amahirwe, nahita amahirwe ariko bikaba n'ibyago ku ruhande rumwe, kuva mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2012 nakoraga mu bigo byita ku bana b'imfubyi gusa. Sinzi ukuntu byikoraga, kandi n'ahantu hatandukanye. Nakoze ahantu hatatu, hose ngerayo ngasanga ni imfubyi, nkabitaho. Igihe cyagera nanone nkagira ngo mpinduye akazi, nahinduye akazi ntekereza ko ntandukanye nabyo, mbona akazi ku rwego mpuzamahanga. Noneho ngezeyo nsanga noneho ni imfubyi zo zitazi niyo zivuka, zitazi aho zikomoka. Noneho ibi ni iki? Nkorana nabo, ngize ngo mpinduye akazi, nanone nsanga ni imfubyi noneho zo zifite ibibazo birenze ibindi bibazo byose. Umwana udafite ababyeyi cyangwa se ubafite bakaba baramutereranye, kuko hari abana badafite ababyeyi kubera ko ababyeyi babo basinziriye. Ibyo birashoboka. Hari abandi badafite ababyeyi kubera ko ababyeyi babo babaye irresponsible cyangwa se bataye inshingano zabo. Uwo mwana ugasanga ntafite ababyeyi, aba afite agahinda gakomeye. Umunsi umwe nari ndimo nshakisha abana bo gufasha, ngeze aha muri uyu mujyi wa Kigali, mpasanga umwana yigaga ku ishuri rimwe hano muri uyu mujyi. Ndangije ndavuga nti ndashaka abana b'imfubyi aha ngaha kugira ngo mbafashe. Directeur aravuga ati ariko aha mfite umwana utari imfubyi, ariko numva nawe wamufasha. Ndavuga nti reka da, twe turafata abana b'imfubyi gusa. Directeur arandika mpa abana b'imfubyi, ndabandika. Maze kubandika, wa mwana aransanga ku giti cye ati ko bakubwiye ikibazo cyanjye ukaba utanyumva. Ndavuga rero shaho mwana we ntibishoboka, uko condition zimeze nuko dufata umwana w'imfubyi gusa. Mwana atari ko jewe ndi imfubyi kuko data yapfuye ahagaze. Nshaka kugira, ndavuga ndeka numva uyu mwana, numva ibye. So yapfuye ahagaze ati data ni umukire muri uyu mujyi wa Kigali. N'ubu ndamuzi arahari hano muri uyu mujyi wa Kigali. Ni umukire kandi koko. Atariko yaranyanze, ntanyemera ko ndi umwana we. None niba hari ubufasha ushobora kumpa bumpe. Ndavuga nti ubufasha bwonyine nshobora kuguha nuko twagutera inkunga tukajya gupimisha amaraso yawe na yaso, niba yemera ko ayo maraso yayaduha, cyangwa se niyo yaduha amacandwe, niyo yaduha umusatsi we, turamupima turebe ko uri umwana we, niturangiza tujye kumukurikirana mu mategeko. Ati ibyo byashoboka ntibyashoboka, ngo nagira ngo mbereke ko ari imfubyi kandi zifite ababyeyi. Umwana tujyanye wabo kwa se umubyara. Dutungutse ndamwibwira, ndavuga nti none narinje kugira ngo udufashe uyu mwana, uduha amaraso yawe kugira ngo tupime turebe niba uri se. Icyo gihe umufashe, nidusanga kandi utari se, ikigo kimufashe. Ariko ko muramucira igikorwa mu maso, aciriye umwana we.
icyo nashakaga ni amacandwe none ndayabonye cyajana amacandwe none ndayabonye, ndayakombanya ashyira mu gacupa ndayajyana, turapima dusanga ni se umubyara, muzanira resultat ndabwira nti dore uyu mwana uri se ariko umugome tugiye kumufata nk'imfubyi, sinzi ikizaba hagati yawe nawe. Umwana yaraje ariga, ubu tuvugana ari muri Amerika agiye gukomeza amashuri ye. Hari abana b'imfubyi kandi bafite ababyeyi, hari abababyara akaza akajugunya. Sinzi ahangaha hari abasore mujya mukurikirana ibintu by'umupira, hari abantu bakurikirana umupira cyane, hari abantu mukurikirana umupira mujye gutya turebe, abantu bakurikirana umupira barahari. Njya nkukurikira umukinnyi witwa Mario Balotelli, muramuzi? Ni umukinnyi w'umuhanga, si umuhanga? Mario Balotelli ni umukinnyi w'umuhanga w'umwirabura ukinira ikipe y'Ubutaliyani, ari mu birabura bake bakinira ikipe y'Ubutaliyani. Uriya mwana nyina yari indaya, aramubyara aramujugunya. Amaze kumujugunya, umuryango baramutoragura baramujyana mu bigo birera imfubyi, noneho umuryango umwe uraza uramusaba, baramutwara, umwana baramurera. Bamaze kumurera ariga, ajya no mu ishuri ry'umupira, aza kumenya umupira, aba umukinnyi w'umuprofessionnel, ari mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi kuri iyi simbe bararende pe. Amaze kubona agafaranga, yubatse inzu ye aherutse kwisigisha amarangi, gusa kwisigisha irangi bitwara amafaranga na budget y'u Rwanda. Nyina aba muri Ghana, nyina aza kumureba ati mwana wanjye burya wari uzi ko uri uwanjye. Afite imyaka 40, bamaze kugera 26 umubyeyi araza aramubwira ati wari uzi ko uri uwanjye. Ndagira ngo mbabwire mwa babyeyi mwe, aba bana twanga, ndagira ngo mbabwire ko ari bo bashobora kuzavamo agakiza kawe. Reka twigarukire hano iwacu, ngo nabahaga ingero z'abo bana bitwa ngo ni imfubyi. Hari imfubyi za nyazo, hari n'imfubyi zapfushije ababyeyi babo bahagaze. Kenshi rero abo bana turabakira, tukabakira mu miryango yacu. Twebwe mu Rwanda ho turabizi cyane kurusha abandi, kuko nyuma ya jenoside twabonye imfubyi nyinshi muri iki gihugu. Bimaze kugaragara ko imfubyi ari nyinshi cyane. Abana birera, abana bafite, usanga ari bo bafite imiryango mu biganza byabo, usanga ari benshi cyane. Abo ngabo bagiye banabura n'ababakira, hari ababuza ababakira. Hari n'abandi bana usanga ari mu muryango, wenda uri mukase cyangwa se uri umugabo wa nyina, ukumva ko uwo mwana atari uwawe. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyina wundi abyara umuhozi. Nyina wundi abyara umuhozi. Uriya mwana ashobora kuzakurengera umunsi utazi. Abo bana rero nibo nshaka kutuvugaho uyu munsi. Ubu ibigo by'imfubyi birimo birafungwa, tukakira abana mu miryango. Ahandi mu bindi bihugu nk'Iburayi, muri Amerika n'ahandi, bagira ibyo bita service sociale, ni ama service cyangwa se ibigo bigenewe kubanza bikaza bikiga umutungo wawe niba ushaka kwakira umwana mu rugo rwawe.
bahavuga bati tugiye kureba uyu muntu afite umutungo ungana ute, ese uyu mwana azahungukira iki, bakareba n'uburere ufite ubwo ari bwo, bakavuga bati uyu muntu mu rugo rwe, bakabaza n'abaturanyi, ntabwo ari wa muntu uhoza urutoto ku batuye urugo rwe. Icyo gihe iyo basanze uri umuntu w'inyangamugayo, baguha umwana ukamurera, nibyo bita adoption. Ibyo nibyo bita adoption. Bakajya mu mategeko, wa mwana akaba umwana wawe, nubwo atari umwana wawe w'amaraso, ariko agahinduka umwana wawe kubw'amasezerano. Nguko uko abana bakirwa mu bindi bihugu. Twe rero hano iwacu tugendera ku masano. Umuntu niba agize ingorane, abana bagahinduka imfubyi, abantu bo mu muryango we wa hafi nibo bahita bamwakira iyo babikunze. Hari abandi usanga bafite n'amasano adasobanutse. Hari umwana umwe nigeze kubaza, ntese icyo gihe nari directeur y'ishuri ahantu, ndamubaza ntese sha urerwa nandi? Arambwira turebye ati ni nka nyogokuru wanjye mu miryango. Ni nyina wande mu muryango wawe? Aturumva ati yari marene wa tante wanjye. Marene ni umuntu wabyaye muri batisimu, abyara muri batisimu nde? Nyina wabo. Uwo muntu wabyaye muri batisimu nyina wabo, nawe iryo naryo ryabaye isano. Nyuma ya jenoside ibyo byabaye isano. Ayo masano arahari. Ariko umwana ashaka ako kantu kugira ngo yumve ko hari icyo mupfana. Kubera icyo ashaka kumva ko hari icyo mupfana. Impamvu ashaka kumva ko hari icyo mupfana, nuko azi neza ko nta kindi cyakabahuje uretse amaraso. Nta kindi cyakabahuje uretse amaraso. Uburere bw'aba bana rero kenshi buragorana, kuko usanga ababyeyi benshi birinda kubabwira nabi ngo batababara, cyangwa se bakamukoryoreho ibibazo byose. Birinda gukoma rutenderi mu Kinyarwanda. Uwo mwana iyo umubyeyi yaje akamubwira nabi, nta nubwo ababyeyi batinyuka kubabwira nabi, kuko aravuga ati reka da, umwana w'abandi akitwa umwana w'abandi. Byakabaye byiza rero uyu mwana afashwe nk'uko ufata abana bawe wibyariye. Nibyo byiza, kuko warabyemeye, wemera kumwakira. Byari kuba byiza iyo utamwakira kuruta ko umwakira ntugire icyo umumarira. Uyu mwana akwiriye kugira uruhare mu gufata ibyemezo mu rugo rwawe. Ese babyeyi mujya mugira, iyo mugiye gufata ibyemezo mukoresha inama, abana nabo bakagira uruhare mu gufata ibyemezo? Niko bimezera? Babyeyi muri hano, njye navuze ko ndimo ndigisha, njye ntabwo mbwiriza, ndimo ndigisha. Ndanabaza rero, mugira abana banyu bagira uruhare mu gufata ibyemezo mu rugo? Bishoboka. Mu Kinyarwanda ngo umwana niyo atangiye kuvuga ziba, hasoni urashyanuka mu bantu wowe. Abantu baravuga nawe ukavuga kugira ngo wese umuntu. Ubundi hagombye gukorwa inama mbere yuko ufata icyemezo. Ugiye gutanga inka, kera mu Kinyarwanda batangaga inka, sinzi niba ngubu bikibaho. Ugasanga umugabo yicaye mu kabari yasinze, yarangiza ati sha ngo haye inka.
wabajije ndi n'umugore ntumubajije, nta mwana ubajije, nta kintu icyo ari cyo cyose, mugafata icyemezo cyo kujya gufata umwenda muri banke, abana ntibabizi, umugore n'umugabo gusa ngo bakicana kuko umutungo ari uwabo, ni 50%, mukagenda mugasinya abana batabigizemo uruhare. Murumva murimo murera abantu ki? Murumva atari ibihindu gembe? Uwo mwana rero urera nawe yagombye kugira uruhare mu gufata ibyemezo mu rugo rwawe, kugira ngo yiyumve koko ko ari mu rugo anicajemo amabuno yombi. Uretse no kumva ko agomba kugira uruhare, uwo ni uwamaze gukura. Burya abana benshi bakunda kubaho ntibanagorane, ni umwana wakiriye mu muryango atari yagira nk'umwaka umwe, n'umwaka umwe atari yawugira. Ukajya kubona ukabona wenda uramubonye ari uruhinja, ukamuzana ukamwirerera. Uwo mwana ntabwo akunda kugorana. Ako nubwo adakunda kugorana, hari ibyo abakeneye kumenya. Abakeneye kumenya ko niba mu by'ukuri ahari ari iwabo. Ababyeyi benshi rero bagira amakosa, bakavuga ngo ntabwo uyu mwana nzamubwiza ukuri, ngo mubwire ko ntari se, mubwire ko ntari nyina, kugira ngo ntamubabaza. Siko mujya mubikora mu babyeyi mwe? Siko mubikora? Kugira ngo ntamubabaza, ntabwo nzamubwiza ukuri, agomba kumva ko ari uwanjye. Birakwiye ko uyu mwana amenya ko umurera ariko atari uwawe. Birakwiye rwose. Umwana akwiye kubwirwa aho akomoka kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, nta mutekano uba ufite iyo uzi neza ko hari icyo uhisha umwana urera. Nta mutekano uba ufite nawe ubwawe, kuko uvuga uti uyu mwana naramuka abimenye azababara, ni byinshi. Muri uko kurera abana b'imfubyi kwanjye, nahuye n'umwana nawe we yaranafite amahirwe, kuko ise yarapfuye asiga wa mwana bamutwite ari inda y'amezi 6. Noneho murumuna w'uwo mugabo ahita acyura umugore wabo. Rwose bariromariya mu buryo bwemewe n'amategeko, n'itorero rirabashyingira. Barangije, ise w'umwana yigaga kuri universite yacu Mudende. Noneho amaze asinziriye, murumuna we acyura umugore wabo, ko yarakiri muto rwose. Niwe wari imfura, uwo mwana yari imfura, amusigira inda y'amezi 6. Nuko umwana avukira muri urwo rugo, abaho arakura, arinda agera mu mwaka wa 3 secondaire. Ari mu wa 3 secondaire, abantu bakajya bavuga, bagahwihwisa. Burya abantu baravuga abantu baravuga baturiya mwana si uwa kanaka, ahubwo se ni wa wundi wapfuye. Umwana arabiceceka, kuko nyina yamuhishe na se wabo akamuhisha, nawe arabiceceka, ntiyagira icyo ababwira, aricecekera, arinumira. Reka rero muri urwo rugendo, muri izo ngendo zanjye nagendagamo zo gushaka abana, nzakubitane na wa mwana ku ishuri, narangiza ambwira ati ariko mbona nanjye wanyakira ukanyandika muri aba bana b'imfubyi. Yari umwana mwiza, ukeye, usa neza, n'uwo muryango wari wamwakiriye bari abantu bakize, wari umuryango ukize. Ndavuga nti hoya, twe twakira abana bafite ibibazo, nyamara njye mfite ikibazo kinankomereye.
anshyira ku ruhande ambwira amateka y'iwabo ati none mbabarira unkize bariya bagome. Ntacyo bari baramwimye, ibibaho byose bari barabimuhaye, ariko arambwira ati mbabarira wowe kabyara we unkize bariya bagome. Niko bigenda iyo umwana wamuhishe ko wowe utari se utari nyina, akabyivumburira, aravuga ati birashoboka ko aba bantu bagize uruhare mu kunyicira ababyeyi, bikaba ariyo mpamvu bampisha, niyo mpamvu bambeshya, badashaka uru rukundo bankunda ni rukundo nyabaki. Uyu mwana namenya ko atari uwawe, atari wowe wabimubwiye, azakwanga urunuka, kuko azakeka ko wagize uruhare mu kuba atabana n'ababyeyi be. Nta cyizere azongera kukugirira by'iteka ryose. Ikindi, nta mpamvu yo kubakira ku kinyoma. Uyu mwana ugomba kubimubwira ko nta mpamvu yo kubakira ku kinyoma. Umwana akwiye kubwizwa ukuri, ukamubwira uti mwana wanjye ndakurera, ariko ntabwo ari jyewe papa wawe, si jyewe mama wawe. Ntabwo uhita umuha detaye zose ku buryo bwihuse, ariko umuha amakuru ashoboka, kuko detaye zose ndabaha nk'urugero. Gufata umwana akwiye kubibwirwa ryari imbere ya byose? Agomba kubibwirwa atari yagira imyaka 5. Atari yagira imyaka 5 akwiye kumenyeshwa ko uwo mwana aho hantu aba ntabwo uri se cyangwa se ntabwo uri nyina. Iyo umaze kubimubwira rero, ukamubwije ukuri, ukamushyize mu murongo, ni amakuru make umuhaye. Si ngombwa ko umubwira ngo mama wawe yaraje agutaha ku rupangu, turagutoragura tumuzana. Oya, ibyo si ngombwa. Ahubwo ibyo ngibyo uko agenda akura, uko inyota yo kumenya izajya igenda iza, uko uzajya ubona ko amakuru wamuha yamugirira akamaro, uzajya uyamuha. Ugenda umwongera amakuru kugeza igihe azamenya ko hari abo bita abasantarase adafite rwose aho akomoka hazwi. Warangiza ukavuga uti none rero mwana wanjye, dore ahangaha niho iwanyu, nta wundi ngusiganya, nubwo atari jye wakubyaye by'amaraso, ariko uri uwanjye kubw'amasezerano nagiranye nawe. Uwo mwana uzaba umwubatse, uwo mwana uzaba umwubatse. Igihe kubwira umwana ko amateka ye mabi, niba se yari umusinzi, niba nyina yari indaya, ntabwo ari ngombwa cyane. Ayo mateka ntabwo ari meza cyane kuhita uyabwira umwana. Nta muntu n'umwe ibintu bibi bijya bishimisha. Buhoro buhoro ugenda umubwira ibyo ubona byamwubaka. Iba umwana abibwirwa ataragera ku myaka 5, birashoboka ko uyu mwana azumva ibyo umubwira byose, atazumva ibyo umubwira byose, ariko azanyurwa n'urukundo abona mu muryango. Icyiza ni uko mu muryango mugira urukundo, kugira ngo wa mwana biba ari byo bimwubaka. Umuryango mwiza rero ni umuryango utuje, wubaha Imana, uba ufite amahirwe menshi yo kurera uyu mwana neza. Uyu mwana ntabwo azigera agira ibibazo by'ihungabana byo mu mutwe, kubera ko uzaba waramwubatse. Njya gusoza, kansoze mbasoreze kwa kagatekerezo kundi mwana nawe nigeze kubona. N'umwana w'umukobwa, ubu ngubu ari muri
ariga ahangaha muri imwe muri kaminuza ziri hano muri uyu mujyi wa Kigali. We namubonye namusanze hara mu Nyakabanda n'umwana w'umukobwa, abana n'abahungu 6 ari we mukobwa wenyine, abahungu 6 babana mu nzima ari umukobwa wenyine. Abo bahungu barabanywa rumogi, nawe arunwa kubarusha, niwe rubatekereraga. Nuko barambwira turi uyu mwana yari umuhanga ariko yataye ishuri, none bishobotse sinzi icyo bamumarira. Mwana ndagenda ndamwigisha, twemeranwa ko tujyanye, ndamutwara. Mu gihe yararaho nibwo yansanze mu biro iwanjye, arambwira ati rero wa mubyeyi we ahantu ndabona ntazahaba, ndabona aha ibintu byanyu byo kwirirwa mucungacunga abantu, umuntu ntahajya ntaho yerekera, ntibishoboka, ntabwo ntibishoboka. None wagira ngo ngire nte? Ati mfungurira nigendere. Nuko warakoze, izo mpuhwe zanyu ndazizi, n'abamfashe mbere nuko bambwira ko bagiye kundera. Muha umwanya turaganira, kumbe afite imyaka 9 yabaga mu muryango, umuryango ufite abana 3 nawe ari uwa 4, niwe wari mutoya muri uwo muryango. Bari bafite umuhungu ufite imyaka wakabaye nkaho ari we akurikira, urumva nyine bamwakiriye yasaga nkaho yakurikira uwo mwana wabo. Umuhungu wabo yari afite imyaka 13 hagati ya 13 na 14, undi afite imyaka 9. Noneho barabana, wa mwana w'umuhungu aza kumufata ku ngufu, afata uwo mwana w'umukobwa. Amufashe, umwana ajya gutakira umubyeyi wamwakiriye, abona ko ari we mama we. Yaranazi ko ari mama we, ntabwo yarazi ko atari mama we, bari barabimuhishe. Aragenda aramutakira, amaze kumutakira uwo mubyeyi aramubwira ati ubwo ugiye kumfungishiriza umwana wa kigoryi we? Arakubita. Noneho babihindura ikibazo, bumva ko wa mwana utari uwabo ari we munyamakosa, barahondagura. Umwana nibwo yatorotse, aragenda ajya gushaka izo mayibobo zimwe zitoragura ibintu hano, barabana. Ariko babana yiga, mwa bantu mwe ntiyaretse ishuri. Ariga arangiza 6e primaire, ajya muri secondaire, yiga umwaka wa mbere, yiga wa kabiri, yiga umwaka wa 3. Abana nizo ngegera zimugaburira, ntabwo zigeze zimufata ku ngufu. Abo bana b'abahungu 6 ntibigeze bo bamufata ku ngufu. Abo babyeyi bitwa ngo ni ababyeyi bafite urugo nibo bamuteje umwana wabo, kuko iyo baza guhana umwana ajya kubona ko ikintu ari kibi. Yarambwira ati ibi bintu by'ingo by'impangu zifunze narabihazi, umbabarire rero. Nkomeza kuganira nawe, naje kuganira nawe, umwana tugera kure. Tugeze igihe yaje arambwira tumva rero atumaze kukwizera, we maze kubona ko uri umuntu ushobora kuba uri muzima, niba nawe utazahinduka nk'abandi bose. Yabaga mbwiza ukuri, niba nawe utazahinduka nk'abandi bose ushobora kuzabamo umuntu muzima. Atangira kugenda ambwira details z'ubuzima bwe, ariko yamvunguriragaho gato, akavunguraho uyu munsi, hashira icyumweru akongera akavungura, hashira icyumweru akongera akavungura. Naje gusanga wa mwana umutima we wari warabaye ibuye. Yarafashe icyemezo, uretse ko icyemezo cye n'ubu ntabwo arakivaho, birasaba ko umuntu akomeza akaganira nawe bikomeye. Yari yarafashe icyemezo cy'uko atazigera ashaka byiteka ryose. Naje gukurikirana amakuru y'uwo mwana, nsanga
n'abari baramufashe n'ababyeyi bari bamureraga nta wari uzi aho akomoka, nta wari uzi aho akomoka. Bamuvanye mu kigo cy'imfubyi. Umuntu wamuzanye muri icyo kigo cy'imfubyi niwe nakurikiye, arambwira ati uyu mwana muri jenoside namutoye arimo yonka intumbi ya nyina. Warangiza ukamufata ukamuhemukira utyo, wa mubyeyi we. Babyeyi nimugire impuhwe, babyeyi nimugire impuhwe, babyeyi nimumenye ko muri aha kuri iyi si kugira ngo mugire icyo mumara. Witwa umuntu kuko ugomba kugira ubuntu. Niba udafite ubuntu nta muntu ukurimo, nta muntu ukurimo. Aha nababwiye ko ndi buvuge kuri abo bana twakira mu miryango. Ababyeyi iby'abana bakora byo nabaye mbishyize ku ruhande. Ndabasaba kugira ngo mwebwe mwere imbuto z'umwuka. Uje mu rugo rwawe abone ko ageze ahantu ashobora gukirira. Batambyi bazima, ntacyo byaba bimaze kuza kwirirwa twicaye ahangaha twarimirije igihe tutagaragaza imbuto zo kwera mu ngo zacu. Umugabo umwe yaramuvuga butumwa, araza arabwiriza, arisinga, arisararanga, arangije ati none abantu bafashijwe nimutambuke muze hano mwiyegurira Imana. Umugore we ahita atambuka, umugore we aratambuka araza, mwampaye ijambo nkavuga, mugabo mwiza nkunda, wowe mbona aha utandukanye n'uwo njya mbona mu rugo. None nje kwiyegurira Imana ngo twibera ahangaha tuhature, kuko ndabona ari hubera umuntu, ahandi hose uri inyamaswa. Bene data, mu ngo zacu niho twagombye kugira umwuka wo kumva ko koko turi mu ngo nzima. Aho niho tuzagira n'itorero rikomeye. Uwiteka abahe umugisha kandi abarinde. Ndasaba kugira ngo twese nta n'umwe usigaye. Ubwo Kristo azerekanwa tuzamwereka iminyago twamunyagiye umwanzi, duhereye ku bana bacu. Mugire ijoro ryiza kandi mukomeze guhirwa. Uwiteka abahe umugisha. Urugo runezere